Ndagira ngo wumve neza aya majwi dutangiranye hano mu kiganiro. Aya ngaya ni amwe mu majwi ariko yagaragara hano mu gihugu cya Iran, aho ababyeyi bamwe na bamwe bateye ubwoba cyangwa se bamwe na bamwe bafite ubwoba cyane kubera ibintu byagiye biba ku bana babo. Ndagira ngo wumve aya majwi. Not want to release Robina's body. My sister snatched her and took her daughter into her arms and held her for 4 hours as she drove back to her hometown. Ndagira ngo none urabyiyumviye neza. Ahangaya aya ni amajwi yo anti y'umwana witwa Rubina Amina. Uyu nguyu akaba ari umwana ufite imyaka 23, akaba yari umu influencer cyangwa se social media influencer nk'abandi bose. Gusa uyu mwana nta kindi kintu yakoraga. Uyu mwana kugira ngo bigere aho ngaho nyine ndaje gusobanura neza ibintu uwo anti yari arimo kuba yavuga. Ariko uyu mwana ubundi yari umwana usanzwe wiga muri hano muri Tehran muri university yaho, akaba yigaga ibijyanye na fashion design. Akaba yari afite imyaka ye 23, aho yashakaga kuzakomeza muri Milan kuzajya gusoza nyine akazi ke k'ibijyanye na fashion design. Ahangaha hari kuwa kane w'icyumweru gishize nibwo yajoininze cyangwa se yabashe kuba yakisunga kuri abo ngabo batari kumvikana rumwe na leta, abasha kuba yabajoininga abajyamo, nawe atangira kujya yamamaza nyine avuga ko adakeneye ubuyobozi buriho n'ibiki nyine nk'uko mubizi abana bari gutwika ku mbuga. Noneho we si ukubifata gusa, yarabifataga ahubwo akahita bishyira kuri za mbuga ze nkoranyambaga. Mbabwira ati izi mbuga mukwiriye kuzitondera cyane. Nyuma yaho noneho iminsi 2 uyu mukobwa Amina aho yari ari gukomeza ashyiraho ayo mavideo yakomeza arebwa cyane, aho afite abantu benshi bari gukomeza bamukurikirana. Gusa nawe nk'ibisanzwe yari kugira ngo bikore kugira ngo abashe kuba yakomeza kwishyura ishuri rye hari university yari arimo kuba yakigamo yo muri Tehran. Ahangaha sasa, ahangaha nyuma y'iminsi 2 nibwo umuryango we wagiye kugira gutya wumva hano muri Tehran barabahamagaye ati muze hano ni kuri morgue muze mutore umwana wanyu. Ibi ngibi rero nibyo byakomeje gushigesha uyu muryango w'uyu mwana Amina Rubina. Uyu mwana rero akaba yakomeje kubabaza abantu benshi hirya no hino, dore ko biri kuvuga ko n'ubundi yari umu social media influencer hariya mu gihugu cya Iran. Uyu mwana rero tugeze ahangaha ku byo uyu mu anti we yakomezaga arimo kuba yavuga aho ngo muri iyo audio mbashije kuba nabanza kubumvisha ngo mu kiganiro. Ndagira ngo uyu nguyu anti we yari arimo kuba yavuga ati nyuma y'iyo minsi 2 nyuma yo kuwa kane, ubwo urumva hari kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru, nyuma y'iminsi 2 bahise bamuhamagara baramubwira ati muri Tehran ngwino hano utore umurambo wanyu w'umwana wanyu witwa Amina. Nuko bagezeyo bararira, hanyuma ubundi barangije mu kuvana uwo murambo aho ngaho kuri morgue bari kuba bagenda, kuko inzego za leta ntabwo zifuzaga ko nyine uyu muryango wabasha kuba wajyana umwana wabo. Umwana mushiki we niwe wakomeje, mushiki we nyine yakomeje ari kumwe nawe afite ukuboko kwe, bari gukomeza binginga inzego z'umutekano babwira ati se mwatse tukajyana umwana wacu, ariko baranga neza barabananira, banga ko nyine bajyana umwana wabo kuba bamushyingura hehe iwabo ku ivukiro. Baravuga ati rero uyu mwana wanyu tugiye kuba twamujyana kumushyingura hano muri Tehran, n'ubundi ntabwo ari buze kuba yaharenga ngo agende. Kandi si uyu gusa, kuko hari n'abandi babyeyi benshi cyane hano muri iki gihugu cya Iran, aho benshi bagiye bapfira muri iyi myigaragambyo ikomeje kuba yabera hano muri Iran. Kandi ahangaha nyine muri Iran, ahangaha imirimbanyi zishinzwe ikiremwa muntu mu nshingano zikaba zagaragaje yuko nibura abantu barenga 200 bamaze gupfira muri iyi myigaragambyo ikomeje kubera muri iki gihugu cya Iran. Iyi myigaragambyo ikaba imaze nibura gufunga abantu bagera mu 3200. Abantu bose bamaze kuba bagera kuba bashyirwa mu masitasiyo ya polisi hirya no hino mu gihugu cya Iran. Kandi ikindi, iyi myigaragambyo ikaba imaze ibyumweru 2 iri kubera hano muri Iran. Iyi nibura imaze kuba yagera mu mijyi yose 100 mu ntara 31 zose z'iki gihugu. Kandi ahangaha minisitiri y'ubuzima nayo minisiteri ishinzwe uburezi mu nshingano muri iki gihugu cya Iran nayo ikaba yatangaje ko guhera ku itariki 11 ubwo ni nejo bundi hashize, ikaba yarafunze amashuri yose yo muri iki gihugu cya Iran kugira ngo nibura n'ubuzima bw'abanyeshuri nabwo bubashe kuba bwagenda neza, hatazagira abanyeshuri babasha kuba bahutazwa he muri imyigaragambyo iri kuba yabera hano muri iki gihugu cya Iran. Ikindi kandi
na leta nayo ikaba yahisemo kuba yakupa interinete byose kugira ngo nyine nibura amashusho cyangwa se ubu bwicanyi bukomeje kuba bwabera hano muri iki gihugu cya Iran budakomeza kuba bwasakara hirya no hino, abantu bakomeza babivugaho, ugasanga nyine na za UN nazo zikomeje kuba zabizamo kugira ngo babashe kuba barengera ubuzima bw'ikiremwa muntu. Ahangaha rero bakaba bari kuvuga ko ari iyicarubozo rikomeje kuba ryabera hano muri iki gihugu cya Iran. Si ibi gusa kandi nyine dore ko na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko Minisitiri wayo Marco Rubio nawe yahise atangaza ku rubuga rwe rwa Twitter aho yahise avuga ati ishyigikiye abantu bakomeje kuba barwanya nyine leta ya Iran, ikomeje kubashyigikira, dore ko kandi ko Iran niramuka igize ikintu batwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine nk'igihugu gihambaye izahita ikoresha imbaraga za gisirikare ubundi ize kubafasha, ize kuba yabatabara. Bidahagije kandi iki gihugu n'ubundi cya Iran cyakomeje kuba cyajya mu matwi y'ibindi bihugu byinshi cyane, dore ko ibihugu byinshi bitagishyigikiye. Gusa Iran yo igakomeza ivuga ati abantu bari kuba barwanya ubutegetsi ngo harimo imitwe yitwaje intwaro, harimo abacanshuro, harimo ndetse n'abandi bantu nyine bahoze muri politike y'igihugu ariko batabashyigikiye iki ubuyobozi buriho. Gusa ahangaha akanama nkemurampaka cyangwa se perezida w'inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU Roberta Metsola yahise atangaza nawe ko bamaze kuba bafatira ibihano abayobozi bakomeye cyane bo mu nzego zo hejuru b'iki gihugu cya Iran, dore ko bose bagiye babafatira ibihano birimo kuba nyine babaninga bimwe na bimwe cyangwa se ibicuruzwa bimwe na bimwe bigiye bikomeye kuba byakinjira muri iki gihugu, bamwe na bamwe bashyiraho nyine ibihano bigiye bikomeye cyane ku buzima bwabo. Ahangaha kandi si ibi gusa, dore ko na Amerika nayo ubwayo mu gitondo cyaho nayo yahise itangaza ko yamaze kuba yashyiraho imisoro ihambaye cyane ku bacuruzi cyangwa se kuri ba rwiyemezamirimo bashobora kuba bavana ibicuruzwa byabo muri Iran babijyana hehe muri Amerika, bikaba babashyiraho umusoro wa 25%. Uyu nguyu akaba ari umusoro ukomeye cyane, dore ko uzabangamira cyangwa se uzakomeza kuba washegesha ubukungu bw'iki gihugu cya Iran, dore ko ubu ngubu bari kuvuga ko ubukungu bwa Iran bwamaze kugera hasi cyane, dore ko urebye neza ko idolari rimwe nibura hariya riri kuba ryagera hafi muri miliyoni y'amafaranga akoreshwa muri iki gihugu cya Iran. Ibi ngibi rero biraza kuba byabyara iki? Izi ntambara se ziraza kuba zagarukira he? Ndagira ngo mubwire ati njyewe uri gukomeza akugeza aya makuru yizewe cyangwa se ari update, njyewe witwa Abdati. Ndagira ngo mubwire ati kandi niba nawe uri mushyashya kuri uyu muryango wa YouTube channel, ndagira ngo mubwire ati kora subscribe kugira ngo uze kubasha kubona ikindi kiganiro ngiye kwita nkushyiraho nonaha.